ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasumedia TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesco z'ampanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwanda kazingira ngo murabizi neza, manibere muri za harakati zangira muragenda nzenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nagiye nkubitana n'umukubita nkuba bita Placide Kayumba. Uyu Placide Kayumba akaba ari umuhungu wa Ntawukuri ryayo Dominique. Ntawukuri ryayo Dominique akaba ari intera hamwe rurangiranwa yisha abatutsi batagira ingano mu mwaka w'1994. Uyu muhungu we rero bita Placide Kayumba akaba kuri no munsi wa none ari uhagarariye agatsiko k'abajenosideri bita FDU-Inkingi. Uyu Placide Kayumba akaba rero ejo bundi umwaka urimo urarangira wa 2022 utwinjira mu wa 2023, uyu musenzi yaragiye ku muzindaro rutwitsi wa YouTube ya FDU-Inkingi agoreka amagambo agira ati ngo arashimira amahanga akomeje kurumahuha ku kibazo cya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubwo no kuvuga ngo bimwe Kongo isigayiza ikavuga ngo ibura umutekano kubera u Rwanda, biki nibiki bya bindi byose nyine mu mazi iminsi mubona abakongomani birirwa bivugisha hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, byose aragenda avuga uburyo rwose byagakwiye kuba kubera ko ngo u Rwanda nirwo gashoza ntambara. Reka nze rero mbabwire, uyu Placide Kayumba uramutse umubonye byonyine, ngira ngo wenda muragenda munamubona mu ishusho yanyu hano kuri screen zanyu, muragenda munkurikira. Placide Kayumba ntaho ataniye nasi, Ntawukuri ryayo Dominique. Uwavuga ko batandukanye ari mu myumvire ndetse no mu mitekerereze ndetse no mu mikorere yabagiye kure y'ukuri. Reka nze mbabwire, FDU-Inkingi yo abereye umukuru wayo ntawe utabizi neza ko ari abajenosideri bakibundabunda hirya no hino aho bagiye bomongana, bakaba ku munsi wa none bakifuriza u Rwanda kongera kugira jenoside nk'iyabaye mu mwaka w'1994 ku myumvire, ku mitekerereze ndetse no ku mikorere. Nukuvuga ngo uyu Placide Kayumba ibyifuzo bye nuko iyo FDLR yirirwa shimagiza, yirirwa avuga imyato, yaza nko mu Rwanda ikongera ikica abatutsi. Ibyo nibyo byifuzo bye. Uramutse urebye mu mvugo ze, uramutse urebye mu byo yirirwa asingiza anashimagiza, ibyo nibyo byifuzo bya Kayumba uyu nguyu mbabwira. Papa we nababwiye Ntawukuri ryayo Dominique ntawe uyobewe ko ari umujenosideri rurangirana. So amagambo ya Placide Kayumba nta muntu yabashije kuba yatungura, kuko n'ibyifuzo byabo ariko batazigera bageraho. Reka jewe sinshaka gutinda mu magambo, mugenera ubutumwa bwihuse, ari nabwo abandi banyarwanda bose nzi bakunda u Rwanda batanifuza ko hari umusenzi ufite imyumvire nk'iya Placide Kayumba na bagenzi be muri ako gatsiko ka FDU-Inkingi bashobora kuba bacengeza mu bandi banyarwanda bafite wenda imitima yoroshye, bashobora kuba bakumva ibyo bavuga. Babwire ibyo bintu mwahoze mubyifuza kuva na kera, ni ibyifuzo nyine ni nk'indoto, ariko nta na rimwe muzigera mubigeraho. Placide, nongere nkwibutse amakuru urabizi ko nyafite, urabizi neza ko nyafite. Ibyo wakoreye shangazi wawe urabizi, buriya muntu nkuru y'ubutaha nshobora kuzaza nkabitatura. Uyu Placide Kayumba mbere yuko ngenda ntago nabura kugenda ntamusobetse. Yafashe shangazi we, ubwo shangazi ni umuntu uvukana naso, amurongora ku manywa yangu. Ayo ni amakuru mfitiye na gihamya. Buriya ntimukamubone yirirwa bundabunda hirya ngiyo mu bihugu by'amahanga mugire ngo wenda ngo nukundi gukunda ayo mahanga. Bose babumva bakifuza gutura mu Rwanda, ariko yakwibuka ibyo basize bakoze batari baryozwa bikaba ikibazo. Placide Kayumba warabizi ko warongoye shangazi wawe, ari naryo pfunwe wenda navuga ngo kugeza ku munsi wa none ufite
ariko icyo nakubwira cyo ugenda wongeraho n'ibyo ngibyo urimo uragenda ukora byo gutera abantu ubwoba, ibyo ngibyo byo gushishikariza iyo FDLR kongera kugaruka kwica abatusha, kaze nkubwiza ukuri hari ibyaha ntababarirwa. Ngira ngo uranabizi nta muntu warushije Sankara kuvuga, ubu yibereye hakurya hariya imageragere amara ry'ikigora ameze neza. Nundi wari we wese kuba yakwisanga imageragere ni ibintu byoroshye cyane. Inama jewe nakugira ni ukuba wava mu manjwe wirirwa uvuga ku mbuga nkoranyambaga ukishakira umurimo w'amaboko muri ibyo bihugu wirirwa ubundabundamo, ariko ubizi neza ko anytime ibyo bihugu muba mutuyemo baba babizi ko mwari ripotinzwe yuko muri abajenosideri. Kuba rero wazisanga nawe i Kigali byo rwose ntago nabura kukubwira ko bishobora kubaho anytime. Sinanakubwira ngo urarya uri menge uko byanze bikunze bizabaho, nigiye gusa kitari cyagera. Ubwo rero ibyo ngibyo wowe uri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ugira gute nukurnya kuyumye. So reka jewe nigendere, ariko ubutumwa ndabukugeneye urabizi. Iso nawe yakoze jenoside yisha abatutsi benshi cyane badafite umubare. So kuba rero urimo uragenda ugera ikirenge mu cyaso ku manyoko, wumve ko anytime ngira ngo wabyumvise, sina ngombwa ko ririrwa mbisubiramo. Iyi ni Kasuku Media TV, ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus wa Mipango. Mukore subscribe cyangwa murorere.